Ese ujya wibuka umunsi wa mbere ugera i Kigali cyangwa ijoro ribanziriza uwo munsi ukuntu waraye udasinziriye? Wajyaga ushikagurika ugira ngo bwakeye imodoka iragusize, ugashushanya mu mutwe uko Kigali imeze bitewe n'uko bayikubwiye cyangwa uko uyibwirwa. Ibyo wenda siko byagendekera abantu bose, ariko icyita rusange ni uko iyo wabaga wenda kujya i Kigali cyangwa se wibuke ujya i Kigali bwa mbere, wabaga wumva rwose atari wowe uzarota ugezeyo. Dore njyewe uko byagenze nta kundi, bari barambwiye guhitamo igihembo bazamemba nintsinda ikizamini cya leta. Nanjye nakurijinganya mbabwira ko nshaka kuzatemberezwa i Kigali. Kigali rwose numvaga ari amahanga nk'uko n'ubundi byavugwaga. Nuko nanjye si ukwiga nashyizeho umwete ndatunara pe, ndongera ndatunara, kubw'amahirwe mba ndagitikuye. Ndavuga ni rero isezerano ni isezerano, kandi isezerano n'umwenda ni ideni, ngomba kugenda rwose. Marume wagombaga kunyakira yarambwiye ati muzamutegere imodoka imugeze i Nyabugogo, nanjye nzaba mutegereje. Naragiye rero, nkimara kwambuka Nyabugogo nangira kubona ko ibintu byahindutse, nkabona ibinyabiziga byinshi n'abantu benshi, ariko nibutsa shoferi ni Nyabugogo ndavamo. Sinari nzi ko ari naho zihagarara rwose. Bidatinze nageze Nyabugogo. Akarugamba warimbye ati Kigali Nyarugenge burya nawe uyisukira. Nanjye nasanze Kigali Nyabugogo nta wapfa kuyisukira. Natangiye kubona ibidasanzwe, inzu ndende, abantu benshi cyane, imodoka nyinshi, amapikipiki, abambwira ko bacuruza ibi na biriya, abambaza aho nerekeje n'ibindi. Mbanza kumva bimbanye birebire. Inkuru yarakomeje, ariko sinabura kuvuga ko i Nyabugogo banahandiriye impamba nari nitwaje. Buri wese afite inkuru ye, ariko ugeze i Kigali wese akagera Nyabugogo atangira kubona ko ageze mu mujyi koko, ibintu byose byihuta, abantu nta witaye ku wundi, ibinyabiziga n'urujya n'uruza n'ibindi byinshi bitandukanye wabonye, bitandukanye n'ibyanjye cyangwa se nanjye nabonye uyu munsi nibagiwe kukubwira, cyangwa se mbyirengagije bitewe n'umwanya tugiye kuganira. Nyabugogo ese wari uzi yuko igendwa n'abarenga 200,000 ku munsi umwe? Mu masaha 24 sirikirasiyo cyangwa se ingendo zibera Nyabugogo hanyuramo abantu barenga 200,000 ku kigereranyo. Umujyi wa Kigali utangaza ko nibura abantu 200,000 aribo banyura muri Nyabugogo buri munsi. Nyabugogo ni akagari kabarizwa mu murenge wa Kigali, ariko gahana imbibi n'umurenge wa Kimisagara, byose mu karere ka Nyarugenge, ndetse n'uwa Gatsata mu karere ka Gasabo. Ni ahantu hakorerwa ibikorwa byinshi bitandukanye, ari abatanga serivisi, abacuruza ibyiganjemo ibiribwa ndetse n'ibindi byakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Umujyi wa Kigali uvuga ko nibura abantu 400 bafite imirimo bakorera muri Nyabugogo. Ubucuruzi bwiganje ni ubw'ibiribwa, cyane cyane imbuto n'imboga, bikunze gucururizwa mu isoko ry'ahazwi nko kwa Mutangana. Ni isoko ritangaje cyane ko ese nawe niba wararebye neza wabonye ko Nyabugogo ari ahantu udashobora kugura serivisi iyo ari yo yose? Ni ahantu bigoye ko wagira igicuruzwa wabura. Ibindi byose bigahurira ku cyita rusange cy'uko usanga ibiciro byabo bihendutse ugereranyije n'ahandi wahahira mu mujyi wa Kigali. Biroroshye rero ko wahabonera serivisi hafi ya zose bitagusabye urugendo rurerure. Hari abavuga ngo wahita ahubwo one stop center, kuko ushobora kuhabonera byose ushaka mu gihe gito. Ese hari amakuru utunze ku ivugururwa rya gare ya Nyabugogo? Gare benshi bita mpuzamahanga Nyabugogo niyo ya mbere nini mu gihugu, ndetse ihuza intara zose n'umujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Umujyi wa Kigali uvuga ko umushinga wo kwivugurura igashyirwa ku rwego rwisumbuyeho iteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Imirimo yo kuvugurura iyi gare kugira ngo ijyane n'igihe byitezwe ko izatwara hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 150. Vice Mayor ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali, Dusabimana Fulgence, mu mpera z'umwaka ushize ubwo hasobanurwaga uyu mushinga, yagaragaje ko izaba ifite ibikorwa remezo by'ibanze kandi bigezweho. Dusabimana yavuze kandi ko bizagendana no kubaka ibikorwa remezo by'imihanda bizifashishwa mu gukemura ikibazo cy'umuvundo w'ibinyabiziga ukunze kugaragara mu gace ka Nyabugogo. Ati
Hari n'imihanda igomba kuba idufasha koroshya urujya n'uruza rushobora kuba hariya mu gihe kizaza. Murabizi ko haba hari umuvundo w'ibinyabiziga mu masaha atandukanye cyane mu gihe cy'abagenzi benshi. Rero turashaka kwiyubaka ku buryo ibyo bibazo tutazongera kubigira. Aho niho hazazanamo imihanda ishobora kunyura hejuru mu buryo bwo koroshya urujya n'uruza. Yashimangiye ko kandi bitewe n'umubare munini w'abagenzi bakoresha imodoka baturutse cyangwa berekeza mu bindi bihugu bashobora gukenera amacumbi, nabyo bizatekerezwaho mu kubaka iyo gare nshyashya. Iyi gare kandi izaba ifite n'amacumbi, bikazaba ari ukubera ko hazaba hari abagenzi baturuka no hanze y'igihugu badakeneye ko bajya kure kugira ngo babone aho bacumbika. Dore ikindi wamenya ku byo kwitondera i Nyabugogo. Niba ugeze i Nyabugogo ari ubwa mbere, menya ko wageze mu mujyi. Uzahura n'abanyamujyi benshi bashaka kukwigisha. Ibi bikaba bishobora kuguteza ibibazo, ariko ubanza hari kera. Ubu abanyarwanda bose barasirimutse babaye abanyamujyi, ariko wenda hari uwo inama izafasha. Inama ya nyuma nakugira mu nama zose nakabaye nkubwira, irinde kuhatinda niba ukiri mushyashya rwose. Ufite amatsiko yo kureba no kumenya byinshi, ariko niba uri wenyine si byiza kuhatinda. Ikiza nuko wakomeza urugendo ukazagarukana n'uhamenyereye cyangwa nawe waramenyereye ubundi ukishirira amatsiko. Ariko hagati aho ushobora kumenya henshi urebeye mu mafoto atandukanye nagiye nkwereka. Ndagushimiye wowe wakurikiranye Iwacu Topic, turi kwirebera ibyiza bya Nyabugogo, ubucangane bwayo, urujya n'uruza ndetse n'imigambi yo kuzayivugurura. Ntukije gukanda subscribe, nge twabanye ndi fixe nk'ibisanzwe.